Kristo ni uruta inshuti zose zo mu isi, igikundiro cye cyinshi nicyo cyanyemeje kumusanga ngo anyuhagira nkize, anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragezwa ndinda wa mubi, ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye, ni igihome cyanjye njya nihishamo, naterwa na Satani ngahanwa n'inshuti, Yesu azantabara ngeze mu ijuru, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, ntazansiga nk'imfubyi, Yesu ntazampemukira, mpora mbeshwaho no kwizera gusa, ubwo ngotesheje ingabo ntacyo ngitinya pe, ajya ntungisha amano yo mu ijuru, njya nkumbura n'umunsi nzagera mu ijuru, nzanezerwa nimureba mu maso, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, anyurura mbabaye ankiza amakuba, amaganya yanjye ajya yanyakira, yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi, oh intimba zanjye zose yarazikoreye, uko ngeragezwa ndinda wa mubi, ibyantwazaga igitugu yarabimbatuye, ni igihome cyanjye njya mwihishamo,
naterwa na satani ngahanwa n'inshuti Yesu azantabara ngeze mu ijuru yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi ntazasiga nk'imfubyi ntazamemukira mpora mbeshwaho no kwizera gusa ubwa ngotesheje ingabo ntacyo ngitinya pe ajya ntungisha amano yo mu ijuru njya nkumbura wa munsi nzagera mu ijuru nzanezerwa cyane nimureba mu maso yaka nk'inyenyeri iteka n'uw'igikundiro ni uruta inshuti zose zo mu isi dukomeje kubakira muri ya saha yo kwambuka tukava hakuno tujya hakurya tubiyegereza abantu bamaze kuhagera kandi n'abandi tubaha ikaze turirimba indirimbo ya 270 mu gitabo cyo gushimisha Imana twese abahageze aho uri mu modoka ugenda aho uri mu nzu wawe aho uri mu kazi waba uri kwa muganga waba uri ku burinzi aho uherereye hose ndakwakiriye mu isaha yo kwambuka maze uze turirimbe za ndirimbo abantu benshi barimo bagenda bibagirwa uze turirimbe indirimbo ivuga ngo wadupfiriye kera azaza ava mu ijuru indirimbo ya 270 mu gitabo cyo gushimisha Imana banguka kandi tuyiririmbe uwadupfiriye kera azaza ava mu ijuru umwamaza manukana naberi nzovu nyinshi haleluya 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 umuki zazagaruka haleluya 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 umuki zazagaruka azabonekera abantu bose afite ubwiza bwe kandi abamusuzuguye bakamubambakera abo ngabo bazaboroga bamenye roga bamenye bazaboroga bamenye yuko ari Kristo ukuri haleluya bazaboroga bamenye bazaboroga bamenye bazaboroga bamenye yuko ari Kristo ukuri kandi nkovu z'imbere azaza zikiriho kandi abacunguwe bose bazazirerwa mwami Yesu mwami ubwo tuzazireba mwami ubwo tuzazireba mwami ubwo tuzazireba ibyishimo bizatwica haleluya mwami ubwo
tuzazireba mwami ubwo tuzazireba mwami ubwo tuzazireba ibyishimo bizatwica nuko twese tugusenge Yesu shyirwe hejuru endi cyubahiro cyose imingo mani yawe haleluya 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 ni wowe mwami wenyine haleluya 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 ni wowe haleluya wenyine haleluya 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 ni wowe mi wenyine haleluya 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 ni wowe mwami wenyine oh Jésus oh la bossa le boss azaza zikiriho kandi abacunguwe bose bazazinezererwa mwami rero mwami ubwo tuzazireba mwami ubwo tuzazireba mwami ubwo tuzazireba ibyishimo bizatwica mwami yesu mwami ubwo tuzazireba mwami ubwo tuzazireba mwami ubwo tuzazireba ibyishimo bizatwica nuko twese tugusenge Yesu shyirwe hejuru akira endi cyubahiro cyose imingo mani yawe haleluya 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 ni wowe mwami wenyine haleluya 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 ni wowe mwami wenyine haleluya natwe oh haleluya 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 mana yanjye we nuko twese tugusenge Yesu shyirwe hejuru endi cyubahiro cyose imingo mani yawe haleluya otasherebo saide kilebo tutanekerebo saya elekerebo atakita kotalebo saide ki shenterebo saya imingomani yawe endi cyubahiro cyawe imingomani yawe nkovu zawe zimbereri uzaza ziriho mu rubavu irahari yo nkovu yakoze umurimo ukomeye cyane wari uhumye arahumuka iyo nkovu zazu yifite mu biganza zizaba zigaragara kandi izo nkovu zaza zikiriho kandi abantu bawe ubwo tuzazireba tuzuzura akanyamuneza tuzazinezererwa ndagushimiye endi cyubahiro cyose cyubahiro cyose cyubahiro ni icyawe
abo duteranye hano tuguhaye icyubahiro, abo waremye tuguhaye icyubahiro, abo wahaye urubyaro tuguhaye icyubahiro, abo watungiye muri uyu mujyi tuguhaye icyubahiro, abo wakwiye kure tuguhaye icyubahiro, abo wahaye kubaho tuguhaye haleluya tuguhaye icyubahiro, abo utunze badakora tuguhaye icyubahiro, abo wambitse bitari bikwiye tuguhaye icyubahiro, abo wahaye kwiga bakaminuza tuguhaye icyubahiro, tubihaye agaciro tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro, amaraso wamenye tuguhaye icyubahiro, uburinzi waturinze tuguhaye icyubahiro, uburyo watugabure tuguhaye icyubahiro, kuboko kwawe kwiza kukiri kuri twebwe tuguhaye icyubahiro. Icyubahiro ni icyawe, imingoma ni yawe, kandi turanezerewe aya masaha. Sabiye umugisha umuntu wese ugeze muri iri teraniro. Ndikumva ugiye gukora ibintu bikomeye, ndikumva hari bisate byarangije kumenagurika, ndikumva hari inkike zatangiye kuritagurika, ndikumva hari amarembo yatangiye kuguruka, ndikumva hari bineza neza bigiye kwinjira mu mitima y'abantu kubw'imirimo n'ibitangaza ukomeje gukora, ndikumva hari ibintu byari byaribanye bigiye kubanuka, ndikumva hari abantu bambuwe bagiye kwishyurwa, ndikumva hari abantu barenganye bagiye kurenganurwa, ndikumva hari abantu babuze uko bagira bagiye kubona uko bagira, ndikumva hari intabwa zigiye kugarukirwa, ndikumva hari abantu batawe hakurya batarebosaya, batawe kure y'inzira bagiye kugarura mu nzira, ndikumva hari abantu bateshejwe agaciro mu matorero bagiye kongera guhabwa agaciro. Haleluya, ndikubona ingo zongeye zubakitse, ndikubona abantu ku kazi bongeye bubashywe. Urakoze Mana, ndagushimiye ko aya masaha ugiye kubana natwe kandi ugakora ibikomeye bitarondoreka. Tubisenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amina, amina. Ndabakiriye cyane mu izina rya Yesu. Bitangiye bitya, akaraye karamutse, twari muri ya minota yo guhimbaza Imana, kuririmbira Imana. Abageze hano n'abandi bari buze mu kanya turabashimiye, mugubwe neza. Nakiriye abantu bankurikira bari mu mpande nyinshi zitandukanye, unkurikira arwaye iri joro urakira, unkurikira babaye byishimo biraje, umuntu nkurikiye ari umushomeri yitegure kwakira akazi mu izina rya Yesu, kandi unkurikiye arabuze inama arabona inama. Nakiriye abantu bose bari muri iki gihugu nicayemo cy'u Rwanda mu mpande enye z'isi, nakiriye kandi n'abandi bari mu mpande z'isi aho muherereye hose, ndabakiriye mu izina rya Yesu, mugubwe neza kandi ndabishimiye. Kandi nakiriye abageze hano, by'umwihariko ndakira umuntu uhageze bwa mbere agubwe neza, kandi uhageze bwa mbere kugira ngo bijye bikorohera ukande kuri subscribe, birakorohera kuzajya ugera hano byoroshye. Kandi twakiriye n'abari hano hirya kuri TikTok, mugubwe neza, murasengerwa, muratanga ibyifuzo, muranyandikira ibyifuzo, byose turabisengera. Kandi turabakira abageze hano, mugubwe neza. Dushima n'Imana ko hari abandi bantu banyandikiye ko hari ibyasubijwe tumaze iminsi dusengera. Mbibutsa ko ndi umukozi w'Imana, nitwa Nyirabagenzi Alice, hanyuma nk'abandi n'umukozi w'abantu. Ntibintera ipfunwe kubivuga, yewe ntibintera isoni n'ipfunwe kubivuga. Icyatumye Imana insigaza no kugira ngo ntunganye ibyari bisigaye bidatunganye, kandi icyatumye Imana ishyiramo impano zayo ni ukugira ngo mbe umukozi w'abantu mbasengere. Karibu rero mu kanya muraza gutanga ibyifuzo. Reka nakire abantu bageze hano. Ministeri yitwa Zamara yahageze ati turagutegereje Pastor Alice, Imana ibahe umugisha, ndakwakiriye. Hanyuma Kristali Haki ati amahoro mama, muhezagirwe. Urakoze cyane, nawe uhezagirwe kandi wakoze kuzinduka, Imana ikumpera umugisha. Odeta karibu cyane, ndakwakiriye kandi nawe wakoze kumpa karibu. Yavuze ati karibu cyane mama mwiza, urakoze cyane. Fideli ugubwe neza, ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Nawe urakoze kumpa karibu kandi mugubwe neza, ni karibu. Ugeze hano turi mu masengesho yo kwambuka, turi kwambuka tuva hakuno tujya hakurya, tugira ibintu duhunga, Imana idukijije hakuno ikatujyana hakurya muri Kanani yacu. Karibu cyane Nyirarukundo,
urakoze kumpa ikaze. Fideli urakoze cyane kumbwira ngo wambaye neza mama wacu, Imana ikomeze kwambike. Urakoze, unyifurije ibintu byiza cyane, nanjye ndabyakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Renata karibu cyane hano, ugiye kubona Imana. Urambwiye ngo ni karibu mama Lionel, nkunda cyane, Imana ibane natwe. Imana iguhe umugisha, ubwiza bw'Imana bukugote. Tuyishime, karibu gubwe neza. Uransuje uti mwiriwe neza bene data, Yesu atwishimire. Nibyo aka kanya Yesu atwishimire, kandi mujye mugerageza duterana iteraniro rituma twemerwa. Aho uri mbere yo kwinjira mu iteraniro nk'iri ngiri, kugira ngo wambuke bitanakugoye, ubanze waturira Imana intege nke wagize, bicumuro wakugize, ibyaha byaba wakoze, intege nke wagize, banze uvuga uti Imana umbabarire ibicumuro n'ibyaha, ninjire mu isaha yo kwambuka unyishimira. Ntacyo byaba bimaze kugira ngo iteka kwambutse atakwishimira, ariko nugera kuri level yo kugira ngo Uwiteka kwishimire, agusubiza byibuze, akubwira ati kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo gitumye ngo usumbisha abagenzi bawe. Mujye mwishimira gusubizwa, Uwiteka yashyizeho na very good. Karibu kandi ndakwakiriye Nema, ugubwe neza. Agira ati Yesu ashimwe mubyeyi wacu, kaze kaze, Imana ibane natwe twese. Urakoze cyane. Byukusenge Patricia karibu cyane hano, ugubwe neza. Mwaragira ati mwiriwe mubyeyi, Imana itwongerere imbaraga, kandi yarakoze kubw'ibitangaza byabereye hano, kandi bikiba n'ubu n'iteka ryose. Karibu rwose, ugubwe neza. Fidel ati Imana ishimwe ko azaza n'inkovu zikiriho, amina. Urakoze cyane. Jose ndakwakira, ugubwe neza, winjiriye muri haleluya haleluya. Nukuri niwe mwami wenyine, ikaze cyane mubyeyi wacu. Urakoze kumpa ikaze. Ejidi karibu cyane, karibu. Kuvuze ngo amina, bibe bityo, ibyo uri busabire hano uyu munsi bibe bityo, Uwiteka agusubize. Byukusenge ugubwe neza, ati nukuri nta wundi mwami tuzakorera atari we iteka ryose. Mugubwe neza cyane. Imana ibaho umugisha. Donata yahageze ati Imana ishimwe kuko hari byinshi iri kutwambutsa. Nibyo, ndakwakiriye neza Donata, ugubwe neza. Hanyuma uwantege Liliane ati amahoro mubyeyi, gumamo. Urimo neza, habwa umugisha. Urakoze cyane kunyaturaho umugisha. Namwe kandi Imana ibaho umugisha mwinshi. Mugubwe neza muri iri teraniro ryo kwambuka. Muri iri teraniro Imana igiye gukoramo ibintu byinshi bikomeye. Muri iri teraniro Imana iri guhumura abantu amaso y'umwuka ndetse n'ay'umubiri. Hari ibintu byinshi bigiye gukoreka. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndumva nshaka kubaganiriza ijambo ry'Imana, hanyuma nyuma tukabasengera. Nawe Byukusenge urakoze cyane kubw'amagambo meza wanditse. Nukuri niriwe meze nabi, mfite ubwoba mu mutima, mbega numvaga nta mahoro namba, gusa nibutse ko hari izindi nzira, haracyari agacuma n'umutsima munsi y'umusego byatumye nongera kunesha. Kuraje rwose, kuraje. Ufite intsinzi mu ijambo ry'Imana, kandi iyo ufite ijambo ry'Imana mu kanwa ubukanga Satani byimazeyo. Hanyuma tugiye kuganira amajambo y'Imana iriri ku mutima wanjye. Imana yarishyizeho, ndabyumva ko rivuye ku Mana. Hari igihe uba wumva koko rivuye ku Mana, hakaba n'igihe wumva ryavuye mu marangamutima, ariko ndumva by'uwo munsi ryavuye ku Mana, kuko hari ibintu bigiye kuba mu kanya. Witegure no kuba wandika ibyifuzo, kuko turaza kumara umwanya dusenga, dusengera ibyifuzo. Yego. Hanyuma Jose ati ejo hashize nungutse akandi ngo Satani azi gukuramo gusa, ariko guteranya no gukuba ni Yesu wenyine ubishobora. Nibyo byuvuze, nibyo Jose. Satani imibara zibanza ariyo mu ishuri rye bigaga gusa, bigaga gukuramo, azi gukuramo ndogo yangwa akuramo
umva akuramo kwera. Uzi ko n'ubusa bukuramo afata na zero akayikuramo zero bikabyara zero. Niyo mibare yatsindaga, ariko Yesu we imibare ye nugukuba no kongera. Yigeze kubwira umugabo ati mukiri mwisi nzabakubira inshuro 100 kandi mbahe n'ubugingo buhoraho. Yesu yongeraho akanakuba, ariko Satani yize iyo gukuramo, kandi ibyo yakuyemo ku buzima bwawe birahagije, ntabwo bizongera mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya mbere cy'Abami gice cya mbere umurongo wa 12. Umurongo wa 12, gitabo cya mbere cy'Abami umurongo wa 12. Na magambo y'Imana tugiye kuganira, kandi na magambo agiye gukora ibintu bidasanzwe kuri uyu mugoroba. Murambabarira riri mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Ni igitabo cya kabiri cy'Abami gice cya mbere umurongo wa 12. Gice cya mbere umurongo wa 12. Umva uko havuze. Eliya arabasubiza ati niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe. Ugutwikane n'ingabo zawe. Kansubiremo. Eliya arabasubiza ati niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50. Mana ibagirire neza cyane. Tugiye kuganira amagambo ari hejuru y'umuriro. Tugiye kuvuga ku muriro. Imiriro ni myinshi. Uyu munsi ngiye kubabwira ubwoko bw'umuriro tugiye gukoreramo, kuko hari ukuntu abantu bajya bibeshya ngo baratwika bakimanukira. Reka ndaje mbabwira uburyo umuriro tugiye gukoresha mu kanya, kuko hari ibintu nshaka ko mu kanya turi butwike, kuko ntabwo dushaka ko tuzagera hakurya tumaze kwambuka tukabona nabyo biretese bidusanzeyo. Ngiye kubabwira ubwoko bw'ibintu tugiye gutwika. Alleluya! Tugiye gutwika mu kanya. Ngiye kubabwira ubwoko bw'ibintu turi butwika ku buryo twambuka hakurya bitakitugaragaraho. Aha rero Eliya ndi mu mwifashishe mvuga ku muriro. Imiriro iramoko menshi. Hari imiriro ya gaze, hari imiriro y'ibishyitsi, hari imiriro y'inkwi, hari imiriro y'amashanyarazi, ariko ndashaka kuvuga ku bwoko bw'umuriro Eliya yakoresheje, ari wo muriro mu kanya tugiye gukoresha. Ube tayari, kandi nyabuneka rarika mugenzi wawe umubwira uti banguka. Hano hari umuntu ufite ishimwe. Wa mugani tuzajya tunyuzamo n'ufite ishimwe ari kubitemo hano kwa kundi murima mu gikari nubona kurivuga hano ntacyo bitwaye. Ishimwe Jacques ati Mama Lion ati ndashima Imana ko wasengeye umukoresha wanjye arwaye yarakize. Wasengeye umukoresha wanjye arwaye yarakize. Imana ihabwe icyubahiro. Izo zose n'imbaraga z'umuriro zitwika indwara, ariko ndaje umunsi mbabwira akagiye kuba mukitege. Nyabuneka akagiye kuba mube hafi mbabwira ibintu bigiye kuba, kuko yewe ndumva mu buryo bw'umwuka wera natangiye kwaka. Yo haleluya, 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 haleluya. Kera twajyaga turirimba tugeze mu cyumba cy'amasengesho, umuriro w'Imana wake wake, umuriro w'Imana wake wake, umuriro w'umwuka wake wake, umuriro w'Imana 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 wake wake. Haleluya! Eliya ahangaha yari yabyutse mu gitondo, yari afite ukuntu abyuka nkuko nabyutse. Nanjye afite ukuntu numva nabyutse ndumva ndi umuriro, niriwe ndi umuriro, none ngiye kurara ndi umuriro. Haraje hashya ibintu byose byatuma gudatera imbere. Rimwe yarabyutse yumva nawe yabaye umuriro, ahagarara mu muhanda rwagati.
hagara muhanda rwagati ariko hari ibintu yaramaze guhaga nk'ibyo natwe twahaze nk'ibyo twahaze yarahaze akajagari k'ibimana arimo byose turimo duhura nabyo bitaduhwaniye. Umuririmbyi nawe wavuze ngo ubitwikisha umuriro, ubitwikisha umuriro, ngo ubitwikisha umuriro, ibitagutunganiye ubitwikisha umuriro. Ngo mana yacu twohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese twuzurize isezerano. Harimo igitero kivuga ngo bitagutunganiye ubitwikisha umuriro. Ariko uyu muriro ndi kumva muraje, aleluya, murebe uburyo ugiye gukora muri aya masengesho yo kwambuka. Eliya arabyuka aravuga ati ndi kumva ibi bimana birimo biratuma nta terambere ribaho ku bantu b'Imana. Abantu b'Imana iterambere ryarahagaze, ntibavuga, ntibakora akantu ngo bakire, ntibubaka ingo ngo zikire, ntibajya mu kazi ngo batere imbere, kubera ibi bimana turi kumva hirya no hino. Turi kumva abasasiye baha amaturo ibi bimana byaba bapagani, byaba abanyamugi n'abanyacyaro. Ibi bimana Eliya ategura umunsi wo kubitwika nk'uko mu kanya natwe hari ibintu tugiye gutwika. Amina, amina. Ngo arangije ahagarara mu muhanda aravuga ati uko biri kose ngiye guhera. Eliya afite aho yatangira atwika, mutaza kugira ngo ni Karumeli gusa yatwitse, hari naho yatwitse mu muhanda harakongoka. Si ubwa mbere, i Karumeli ntabwo yari umwiga. Twebwe ibi bintu dukora si ukwiga, ntabwo ibintu turimo ari ukwiga, ahubwo ubu dutangiye twiyenza. Twatangiriye muri amasengesho twiyenza, muraje mureba mu kanya akantu kagiye kuba. Ibyo kwiyenza byarangiye, tagiye gushya. Tumaze iminsi twiyenza ku barozi, tumaze iminsi twiyenza ku bapagani, tumaze iminsi twiyenza ku bakonikoni, tumaze iminsi twiyenza kuzimu. Mu kanya hagiye gushya. Aho urumbabarira utere haleluya cyane, nibigukundira ujye uyitera, utera n'amaguru hejuru uvuga uti harashya pe. Mana we, uyu munsi wa gatandatu hagiye kuba ikintu cyitwa impinduka, kuko hari amatongo y'abazimu tugiye gutwika, hari ibitabo by'abakonikoni tugiye gutwika, hari ibihuru by'abazimu tugiye gutwika, hari ibintu byitambitse imbere tugiye gutwika. Tugiye gutwika imbaraga zabo, amagambo bavuze akatugiraho ingaruka tugiye kuyatwika. Tugiye gutwika ibitero byabo, tugiye kwikata mu birindiro byabo tubitwike. Tugiye gutwika aho za nyabingi zabo ziri, tugiye gutera mu byumba by'abarozi dutwike, tugiye gutera kuri za profo babamanitse dutwike, tugiye gutera ku byo bashyize mu kazi kawe turabitwika. Ngiye kuzamuka ngere aho ukorera ibyo bahashyize mbitwike. Haleluya. Ko kabaye ndagira nte ibi bintu ndabyifata nte. Tugiye kwinjira mu mibiri dutwike izo ndwara, tugiye kwinjira aho batuhambiriye dutwike, tugiye kwinjira ku byo batwaye tubitwike. Mbabariraho urusakuze cyane utere haleluya, nushaka unayandikemo, nushaka unayandikemo hano. Haleluya y'ibisazi ni haleluya ya tobare, haleluya y'umuriro, haleluya itwika, haleluya y'umuriro, haleluya itwika, haleluya ishiririza. Yesu we karabaye. Eliya arangije aravuga ati gahunda ngiye gukorera muri systeme y'umuriro, muri stile y'umuriro. Eliya yakoraga muri stile y'umuriro, niyo tugiye gukoreramo, kuko umuriro urangiza byose. Umuriro urangiza byose, n'ibiresta n'amadeshe. Umuriro yakoreye muri ritime y'umuriro. Umuriro birangiriza rimwe, ari abaguhiga n'imyenda yabo n'imiti bafite n'ibikapo bazanye n'ibyo bakoresha. Stile y'umuriro niyo tugiye gukoreramo. Tumaze iminsi dukorera mu yakanwa, ariko tukabona birongeye biragarutse. Ubu twazamutse mu birere by'umuriro. Korebo shabo tesherebo teketaya twazamotarebo. Ubu nazamutse jye mu kirere cy'umuriro, mu birere by'umuriro. Ndabatwikana n'ibizabo, ndabatwikana n'imiti yabo, ndabatwikana n'amarozi yabo, ndabatwikana n'impigi zabo, ndabatwikana n'ibyo bazanye byo bakuye hakurya n'ibyo bakuye hakuno, ndabatwikana nabyo.
kwa jina la Yesu Kristo ndabatwikana nabyo. Ndumva meze nk'umuntu ujunditse imiriro ndi kuyirekura. Ndumva meze nk'umuntu upfumbase umuriro ndawurekuye. Uwo mu kiganza ndawurekuye. Uwo mu kanwa ndawurekuye. Uwo mu birenge ndawurekuye. Ndawurekuye pe. Ndarekura umuriro. Ndawurekura ugereyo. Ndawurekura ugere mu ducuma tw'abarozi. Ndawurekura ugere mu bitereko byabo. Ndawurekura ugere mu nama zabo. Ndawurekuye. Ndawurekuye pe. Karabaye. Mumfasha gutwika, mumfasha kuko agenda kurekura umuriro. Aya masaha ndi kurekura ibirimi by'umuriro. Ndi kurekura ibirimi by'umuriro bigeraho baguhambiriye. Ibirimi by'umuriro bigeraho mwakuri. Ibirimi by'umuriro bigeraho baguteze. Ibirimi by'umuriro bigera mu marembo yawe. Ibirimi by'umuriro bigeraho uryama. Ibirimi by'umuriro bigeraho uzingiye. Ibirimi by'umuriro bigera ku iseta ukoreraho. Ibirimi by'umuriro bigera muri biro. Ibirimi by'umuriro bigera mu bubiko bw'abakonikoni. Ibirimi by'umuriro bigera mu bitabo by'abakonikoni. Ndawurekuye pe. Oh pere bosaya sherekirebo. Ndarekura umuriro utwike. Twika imbaraga bakoresha bakurogera abana. Twika imbaraga bakoresha mu gitondo. Twika imbaraga bakoresha saa 8. Babirekuye 3 mbirekuye 7. Babirekuye 1 mbirekuye 3. Babirekuye 2 mbirekuye 5. Ndekuye umuriro. Kotasherebo. Tesherebo sai. Neshendekerebo sai dete. Herebo sai. Yarangije aravuga ati ndakoresha systeme y'umuriro kuko mumaze gukabya. Maze gukabya kandi ndahera mu muhanda ntwika. Ndahera mu muhanda ntwika bakeya. Ndabarwaye ninzamuke Karumeri. Ninzamuke Karumeri nzabatwikira rimwe. Ndakwinginze ube wandika icyifuzo mu kanya nze nkwereka uburyo nsuka y'umuriro. Ndasuka umuriro ndawurekura. Ndumva njunditse umuriro. Haleluya haleluya. Eliya arangije aravuga ati ibi ntabyo ndahagarara mu muhanda. Namenye ko hari Imana yadutse. Iyi Mana yadutse nayimenye. Navumbuye Imana yadutse barimo batumaho baryamye ku bisasiro. Ndahangana n'Imana yadutse. Ndahangana n'Imana yadutse ku buzima bwawe. Ndahangana n'Imana yadutse ku bana bawe. Ndahangana n'Imana yadutse muri business yawe. Ndahangana n'Imana yadutse mu kazi kawe. Ndahangana n'Imana yadutse mu rugo rwawe. Ndahangamana n'izi Mana zadutse. Ndarekura umuriro mu kanwa no mu biganza kwa jina la Yesu. Simana zadutse. Simana zadutse. Simana posha rebo sherebo saya nekiyebo. Ndahangana n'Imana zo mu makofe. Ndatwika Imana zo mu masakoshi. Ndatwika Imana zo mu mazu. Ndatwika Imana zo mu ndaro. Ndatwika Imana. Ndahangana n'izi Mana zadutse ku buzima bwawe. 1 2 3 fire fire fire. Hangana n'izi Mana zadutse. Uyu munsi naje ndumuriro. Naje ntwika. Mana zadutse zikubuza gukira. Mana zadutse zinjiye muri business zawe. Mana zadutse zinjiye mu bana bawe. Mana zadutse zinjiye mu modoka yawe. Bahora bakora ntikire. Iri guhangana n'Imana zadutse. Aka kanya ndakuye umuriro 1 2 3 fire. Naje nje. Uyu mugoroba naje nje. Naje guhangana n'Imana nshasha. Imana nshasha. Naje guhangana n'Imana nshasha. Naje guhangana n'Imana nshasha ku buzima bwawe. Nta soni. Eliya arangije arababwira ati ndashaka kumenya. Mugiye kuraguza ikigirwamana Beelzebub. Kikigirwamana kije muri iyi minsi kiradutse muragiharaye. Umwami arabatumye ngo mujye kukibaza ko azabaho. Hejuru y'uburyo mwiringiye Imana zadutse. Ntabwo uyu mwami uburira azabubyukaho. Ndemye urupfu arapfa. Kandi abantu biringiye Imana mwese turabarangije ntabwo mukwiye kubaho. Niko murembye yavuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Yewe uyu munsi naje ndi Katiusha ariko mfite umuriro kandi mu kanwa no mu maso. Eliya arangije ati mugende mumubwire ngo ndavuze ngo kubera ko ushaka
kuzamura Imana zadutse icyo gisasiro uryamyeho nta nicyo uzabyukaho kandi koko tubaryamishije ubutazabyuka abantu bose biringiye Imana birimo bigenda bitugiraho ingaruka bizanye inzara mu gihugu bipfobeje iterambere bisubije abantu mu bushomeri bari bafite akazi bigabanije imishahara y'abantu ibi Imana byose ababyiringiye mbaryamishije ubutazabyuka ku gisasiro hasoni aho mwahereye duceceka noneho naje mfite umuriro haleluya amina mwamarangije azana iterabwoba yohereza abantu 50 bo gufatereya nubayoboye baje basanga umwana w'umuhungu ajunditse ikitwa umuriro mu kanwa asanga arawujunditse nkuko nanjye umunsi numva nawujunditse nanjye naje ndikati usha naje ndisimbisiga maze ngo arangije ntiyava naho ngako ngo baraza baturuka ngo muntu w'Imana ngo umwami ngo arakudutumye arangije ahitarekura umuriro aravuga ati nimba ndi umuntu w'Imana aka kanya umuriro umanuka uve mu ijuru batwike arabarati 1 2 3 ati fire mako kanya umuriro hitumanuka uratwika aka kanya kwikubitiro rya mbere ntwitse ibintu byose byatuma gudatambuka ndabitwitse mbyivuye inyuma Mana nyagasani ndumva mfite ibihe nigeze ngira kuva nabaho ndumva mfite ibihe nigeze ngira kuva nabaho ngo hashize umwanya wohereza indi timu nayiza kumufata uko yiboneye twebwe ubu ngubu gahunda twinjiyemo ibirara twinjiyemo nta kongera gufatwa uko twiboneye kuko twahawe imbaraga n'ububasha ku kintu cyerekeranye no kurekura umuriro twe ntabwo dufatwa uko twiboneye nta gahunda n'ukubishiririza n'ukubitwika tudateye haleluya nyinshi ngo haza indi timu ijana none zivuga ngo muntu w'Imana ngo vayo hano ngo mwamara kudutumye arangije ati namwe ndavuze ngo nimba ndi umuntu w'Imana koko nkuko mubivuze nimba ndi umuntu w'Imana bigiye kumenyekana nimba ndi umuntu w'Imana ibyo mwohereje bigiye kumenyekana nimba ndi umuntu w'Imana amahembe mwatumye agiye kumenyekana nimba ndi umuntu w'Imana ibitega byanyu bigiye kumenyekana nimba ndi umuntu w'Imana umwaka wanyu ugiye kubimenya nimba ndi umuntu w'Imana amatiku yanyu agiye kubimenya nimba ndi umuntu w'Imana ibyo mukoresha bigiye kubimenya ataka kanya umuriro umanuka namwe ubatwika ati fire nabo bahita basha hashize umwanya mwami yohereza abandi turabamarira ku icumu warahe turabamarira ku icumu ndumva birarangiye turabamarira ku icumu kuko turabamarira ku icumu Mana nyagasani Mana aramye ijuru n'isi ndabamarira ku icumu kuko uyu mugoroba nje ndi umuriro utwika amadeni nje ndi umuriro utwika ibitameze neza ibitagushimishije byose nje mbitwika 1 2 3 fire kotaya ngo arangije yohereza indi timu yapfukamye igeze hirya iriya imenya ko umugabo adasanzwe imenya ko yari umuriro ndashaka ko abantu noneho ukigera hakurya bamenya ko udakinirwaho ntabwo uri agakinisho ndashaka ko baza kumenya uwo uri we ndashaka kuba igisobanuro ndashaka ko n'ikuzimu bamenya uwo uri we ndashaka ko ukuroga amenya uwo uri we ndashaka ko ukurwanya amenya uwo uri we ndashaka ko ukugendaho amenya uwo uri we ndashaka ko uhora ukugenda amenya uwo uri we ndashaka ko ngo uhinduriye seve uba wiswe umuriro ukugenda amenya uwo uri we bamenya uwo uri we nujya kwaka akazi bamenye uri we nujya gudepoza bamenye uri we ngo timu ya gatatu yaje amenyereye uwo ari we ndashaka ko abantu bamenye uri we ndashaka ko abamuturanye bamenye uri we ndashaka ko abamwiganye bamenye uri we ndashaka ko umuroza amenye uri we ndashaka ko guhiga amenye uri we ndashaka ko kugenda hamenye uri we ndashaka ko bamenye uri we bamenye uri we ndashaka ko mumenye uwo ndi we ndashaka ko umuntu ndwanya amenye uwo ndi we ndashaka ko ndoga amenye uwo ndi we ndashaka ko ngendaho amenye uwo ndi we akamenya uwo ndi we rebosa yarabosa ketayake uyu munsi bamenye uwo ndi we atasherebo tekerebosaya ndashaka ko Imana ibihaniza ibakwihanirize ikuvuge bamenye uri we
bamenye uriwe. Iyi ni itariki y'ukwezi kwa 10, itariki 10 abantu nibamenye uriwe, umuroza amenye uriwe, ukugenda amenye uriwe, shobuja amenye uriwe, uwagushatse amenye uriwe, uwo mwigana amenye uriwe, umukonikona amenye uriwe, ihembe rimenye uriwe, gitega kimenye uriwe, nyabingi menye uriwe, bimenyekana uriwe. Koshanto kerebo neserebo sai rekeshando tayarabo kutashirebo saide nekesharo kalabo nesende keterebo saide ke baje bakubise ibifukamiro hasi bati twakumenye utubabarire ntutwice utubabarire twagusobanukiwe natwe si twe turatumwa ntuduhwanye n'abangabo naho nshaka ko bamenye uriwe nundi munsi batazakomeza kugukiniraho nundi munsi batazakomeza kugutariraho fure nundi munsi bamenye kuri umuhanuzi w'umuriro nundi munsi bamenye ko ari wowe ubitwika nundi munsi bamenye ko ari wowe watambitse umuriro mu kirere bitemerewe kukugeraho ngo arangije arababwira ati kubera ko mwasobanukiwe uwo ndiwe muhaguruke tugende kubera ko mumenye uwo ndiwe muhaguruke tugende mungeze kuri uwo mupagane kuko twebwe tugiye kubasanga ku matere yanyu tugiye kubasanga aho turyamye ubu none hagengeye kubasanga aho muryamye ubu none hagiye kubasanga aho mwicaye ubu none hangiye kwinjira mu ndiri zanyu ubu none hanaje naje ubu ndaje aho wahereye uroguye umuntu ndaje aho wahereye ugenda kuri aba bantu ndaje aho wahereye wohereza ibi bintu ndaje nje ndi umuriro ngusanze aho uryamye haraboshare bosaideke ngusanze ku cyicaro jewe nje kuri edikota yanyu aka kanya genje kuri edikota yanyu mbatsanze jewe ntabwo mvugana n'abagenti simvugana n'intumwa zanyu nje ku cyicaro nje ku mupfumu mukuru nje ku murozi mukuru genje ku cyicaro nje kuri tere nje aho mucurira imigambi nje aho mutegurira ndaje 1 2 3 fire datawe ibintu byo kuvugana nabo mutumage nabivuyemo ibintu byo guhangana n'intumwa zanyu nabisimbutse nje kuri edikota jewe nje kuri edikota ni kuzimu ndagerayo na Yesu yagezeyo ansigira ubutwara aravuga ngo muzasigara mukora ibyo ntakoze ni kuzimu ndaje ntereyo kuko ho ndaza ndi umuriro ndabatwika murahunga ubu bwoko bw'Imana umva nje kuri edikota kuko je umva abantu munkurikiye abantu Imana mpaye gusengera muri ibi bihe nageze kuri edikota aho inama ziguhiga zicurirwa ubwo bunama bwo mu biro ubwo burozi buterana ubwo murozi mukuru ku mupfumu mukuru jewe narangije kugera kuri edikota nje kuvugana n'umurozi mukuru n'uwihisha inyuma y'icyo kibazo nje kuvugana n'umuntu wihisha inyuma ya utumutambuka niwe nje kuvugana nawe aka kanya nje kumubwira ngo icyo gisasiro ryamyeho ntabwo kibyukaho Eliya niryo jambo ajyanye niryo tangazo yatangaje yaragiye aravuga ngo icyo gisasiro ryamyeho ntabwo uzakibyukaho ndarahiye kandi koko ntacyo yabyutseho ntabwo muzambyukana aho ngaho ntabwo muzampagurukana aho ngaho ntabwo muzandengana umujyi ntabwo muzabyukaho mucuriro migambi mbashinjirije ubuticuro mu izina rya Yesu Kristo Mana nyiringabo ndafashijwe nabaho ndafashijwe gahunda rero ukuntu imeze edikota nabagereyeyo ndi intumwa ya rubanda genda intumwa ya rubanda nabagereyeyo aho babamanitse mvuyeyo ndahatwitse mbagereye aho babatabitse mvuyeyo ndahatwitse mbagereye ku mupfumu uhagarariye abapfumu mvuyeyo ndabitwitse mbagera aho babibitse ibyo bazanye mbaviriyeyo ndabitwitse mvuye kuzimu naho ndabahinzemo ubudehe y'imyuka horaga igutera mvuyeyo ndayitwitse kuri edikota yaho bacurira imigambi ya mutoyi wawe mvuyeyo ndabitwitse izi nkecure 3 mvuyeyo gutwika Mana nyiringabo mvuyeyo mbaviriyeyo mu guhumure mvuyeyo gutwika ku muntu nanjye uhora ungendaho uhora udindiza iterambere mvuye kuri edikota ye ndatwitse ntwitse ibyo akoresha
naho abibika ndahatwitse na terenda yitwitse n'ibitekerezo bye ndabitwitse muhinduye ikiburane aya ya tesherebo saya nikitaya nta mikino nje nta kintu uyu munsi aho tugiye gusengera ibyifuzo karabaye mu byukuri kabaye muhumure ejo ni mushaka mugende mutambaye inkweto nta maho azabajomba kuko ndatwitse ejo ni mushaka muzaryaho mubonye ibirozi nabitwitse aho Yesu we reka dusome ibyifuzo tubisengere byabaye byinshi kandi dusigaranye iminota 10 Mana yanjye we harya tuzasoza ejo n'ejo tu neje amasengesho kwambuka ejo nibwo tuzambuka burundu usigaye nyuma nawe azarara agezeyo ariko hano bafashijwe we batitwika we nabo batsumuriro ni M.LIONEL kuri TikTok muhumure natwitse ibintu byose byabagendagaho nageze kuri edikota aho babibika nabishumitse rwose Yesu we hanyuma rero ibi byifuzo ngibi pe yego yego twagiye yego haki atumuriwe Imana kubaziritsa akazi kanje n'ubukwe mu izina rya Yesu ibyo nabyo tereta tubisengera uyu nawe ati icyifuzo mfite musengere dosiye y'akazi kanje iboneke kuko Satani yarayindiganije bari bambwiye ko iboneka ejo hashize kuwa mbere ntiyaboneka yarindindira umuriro wahageze ati nukuri hari byinshi byatubereye ibimana ubukena amadeni abanzi incakura n'ibindi byinshi Imana y'amahoro nibitwike aho twahageze nabagereyeyo mukanya ndaje twese tufatira icyarimwe tuyorere rimwe tujye tuyora twohereza ku buryo tutegana mbusha umuriro bishashi mu kirere aho ngaho amina uyu nawe tamena we umuriro mutumye mu nda y'umuvandimwe ibibyimba bishirire mu izina rya Yesu Kristo nibyo tindaho mwohereze mu mwuka ugiraho wohereza uyu nawe ati Imana itwika abarozi bango se n'imbaraga zose zintera bigatuma ntashaka ntatera imbere iyo aho nagezeyo na mukanya turaje tugeraneyo uyu nawe ati umuriro w'Imana utwike abandogera amafaranga ntagira icyo amarira hanyuma uyu nawe ati mu izina rya Yesu uyu nawe ati kandi musengere umuryango wanjye ubohoke mu izina rya Yesu uyu nawe ati umuriro utwike mu izina rya Yesu uyu nawe ati tuwohereza mu bavuze ko tuzabivamo ndavuga ibizo byacu bamenye kubera imisi mibi Imana yabisomye kondosha Imana izi gusoma kondosha iminsi mibi ibintu byose byaracuramye Uwiteka araje abicurukure hanyuma Donata ati amena itwika abarozi n'abatwishushanyaho mu izina rya Yesu bimenyekane ko dusenga Imana ikora trebye Esther ati bimenyekane hose ko ntwika Esther we fata ku macasi kabisa bimenyekane hose kutwika uyu nawe ati kandi musengere Imana impe kwikorera ataburyarya kandi ndayisavye amahera menshi kandi impe n'umutima w'urukundo nanjye mfasha abandi yego utyo uyu nawe kandi ati kindi usengera Imana impa amafaranga nkeneye muri uku kwezi humura nageze ahantu batumaga ataza natwitse uyu nati genda kuri edikota mutoyi wanjye Esther ati umuriro yakubisa umuriro n'ibiganza usunika Esther yanditse umuriro n'ibiganza umuriro 1 2 3 4 5 6 7 8 yohereje imiriro 7 n'ibiganza bihusunika fire
aha Jose nawe ati ye genda kuri edikota ubwo yohereje umuriro nanjye ntumayo nagezeyo nakugereyo mutoyi wanje ibyo bohereza bitwikwe mu izina rya Yesu Kristo. Awe Jose atumuriro twika naho nubwo twika uyu nawe ati haleluya Imana ishimwe. Hanyuma kuri TikTok namwe mwandike mudutwike. Jose ati haleluya twika mu izina rya Yesu Kristo nibyo tugumama amavuta. Uyu nawe ati haleluya Yesu ashimwe ku ntsinzi. Uyu nawe ati ndagukunda ku buryo nkomezwa n'amagambo yawe ndanyuzwe pe. Uyu nawe ati mfite icyifuzo cy'uburwayi mu nsengere. Yego twika tuzongere kunyaga umugisha wacu nibyo. Imana iguhe umugisha ucugushije utsindagiye kandi usesekaye. Uyu wenda wakiriye pe. Hanyuma uyu nawe ati mbega imbaraga we Imana igukomereza amaboko ndabyakiriye sha unyifurije neza ndabyakiriye n'ukuri. Hanyuma uyu nawe ati hedikota igutware kuba tugendaho ubitwike nahageze kuri hedikota. Uyu nawe ati ayiwe Imana itwike inzozi maze iminsi ndota zidasobanutse zashiririye. Mana ushimwe ko umpinduye ikirimi cy'umuriro kabisa twika. Uyu nawe ati Mana we hahiye koko nibishye nibyo. Ureveriye n'abateye amasengesho aturire baderira badutwara abagabo bashetoka naho twohereje umuriro. Nawe ati musengera Imana inkize narwaye mu mukondo maze kubyara ndambitseho ikiganza aho bituruka hose nahatwitse ndambitseho ikiganza kuri uwo mukondo ndaje mpadoda mu izina rya Yesu. Hanyuma uyu ati Imana ishimwe Mama Lionel turagukunda pe umuriro twike mu izina rya Yesu imvaneho umwuka w'ubwoba inyongerera imbaraga. Turebye nibyo. Umuhira ati ndashima Imana ko yampaye akazi keza. Ishimwe kandi yabwe cyubahiro. Ubuse niki twavuga niki Imana itari gukora muri amasengesho imitanga akazi. Umuhi kagira inkuru pe n'umunwa wo kwibara. Uti Imana yampaye akazi keza ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ibi biranezeza we izi mvune ntabwo ari izubusa izi mvune ndi kuvunika murabona ko n'iminwa yumye ndi kuvuga igashishuka igatakara kubera kuma nta kantu mba mperuka mu nda kugira ngo ndebe ko nabasengera mu gasubizwa mwo kabyaramwe y'amasengesho n'inyasoza muzangura agashyushyu mwe mwo kabyaramwe ntazatagangara. Hanyuma uyu nawe ati Imana itwika abarozi batuma bagenda ku buzima bwacu amen. Ayaya ati umva bahaye inkwenene gira urucarero dore cyakiganza sasa dore cyakiganza rero dore cyakiganza gipfumbase umuriro ubu tugiye gukoresha system yo kurekura system no kujugira gutya ugafunga umuriro ukohereza hagapfi duzena kongera ugafata undi ukohereza tangira ugira gutya ugipfumbata umuriro wohereze ku mahedikota wohereza aho bazinze ibyawe wohereze nanjye icyo ngiye gukora ngiye kubarambikaho ikiganza. Mwami nyiribihe ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Uyu munsi wampinduye umuriro kandi nubu ndi gutwika ndi kubyumva ndatwika imbaraga zose zishanutsa imbaraga zose zifata ijambo nta uri zihaye abihaye ijambo ku buzima bw'uyu muntu bavuga ngo nta cyazaba babona ngo ntazakira iri jambo nta wari bahaye. Ndatwika inama zanyu abavuze ko ntacyo muzageraho aya magambo ndatwitse. Abavuze ko nubwo mukora mutazatera imbere ndatwitse. Abavuze ko nubwo mutwita mutazabyara ndatwitse. Ntwitse imbaraga zose zaboshye ibyanyu ndatwika imyuka yose igendera hejuru y'amazu yanyu ndatwika imyuka ikorera aho mutuye ndatwika imyuka ikorera aho mukorera ndatwika imyuka igenda ku bana banyu ndatwika imyuka igenda ku bagabo n'abagore banyu ndatwika imbaraga zibagendako barambitseho ikiganza mu butwara Imana yampaye ndetse n'ubushobozi. Zinama zituzura bahora bapanga bigapanguka izi nama zihora zikugendaho utudutsiko twose ndatwitse. Abakorana n'amahembe ndatwitse abakorana n'abakonikoni ndatwitse abakorana n'abacwezi ndatwitse abakorana n'abarangi ndatwitse abakorana n'imyuka izerera ndatwitse abakorana n'abazimo mu mundaro
byose ndatwitse, na za Nyabingi zikorera mu majyaruguru y'igihugu ndatwitse, ibitega bikorera mu majyepfo y'igihugu ndatwitse, utudayimoni tugenda tuzerera ku ntaro ndahurutuye ndatwitse, parikingi y'intaro ndatwikana nazo ndatwitse mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuri Imana ibikora. Aho uri hose tera haleluya nyinshi, userebure igitangaza Imana ikoze, userebure umuriro Imana imanuye, userebure iby'Imana ikoze. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Turashoje na hejo, dushoje tuvuga ko Yesu ari umwami. Dushoje dutanga itangazo rya mbere tuvuga yuko Yesu ari umwami. Hanyuma itangazo rya kabiri, ejo tuzatangira saa 2, watumiye abantu benshi. Ejo ngira ngo no munsi wo gusoza aya masengesho y'iminsi 7 yo kwambuka. Ejo rero tuzasozanye mwicaye mwarambije, ejo tuzasoze wicaranye n'umuntu wawe, ejo tuzasoze wararitse umuntu wamubwira uti turi ku munsi wo gusoza ntuburiremo. Hanyuma ejo gahunda niyo ni ntugasaze. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana wake, umuriro w'Imana.